Ferdinand magararanye nawe nimugoroba twari turi hano abantu baryohewe n'ikiganiro twagiranye ubwo APR yari maze gutsinda Bugesera abantu bakunze ikiganiro twagiranye APR yatsinze Mukeba Rayon Sport nayo iratsinze ni match ubonye gute mbere na mbere ariko frustration ku ikipe yawe ni APR yatsinze ishidikanywaho ni Rayon Sport itsinze ikonvenka iyo ni imibare ya mbere ya derby iyi ni message ikomeye cyane kandi ubutumwa bwacu buri ku Karubanda ntabwo bwabereye muri envelope twe tubutangiye ahagaragara urabona gutsinda ekipe ya Muhanga hari icyo bigiye kubafasha ku myiteguro ya derby mbere na mbere pole sana ku mwana witwa Fabrice yamaze kuvunika icyuho gikomeye cyane muri defense ubona ko ibyo yagomba gutanga yabitanze ariko nyine mbona ko Muhanga yazanywe na misiyo ebyiri yazanwe no gukina ariko ibintu bari gukorera abakinnyi bacu ntabwo mubeshye rwose Imana yo mu ijuru ibareba icyoroshye nta kindi navuga utazanye amarangamutima gereranya ino Rayon Sport ubonye na APR warayibonye ku mugoroba utazanye amarangamutima y'uko uri umureye ni APR mu by'ukuri yakinye mita ya mbere ariko yagiye igaragaza gucika intege no gutakaza concentration ntekereza ko nko ku gitego cyo kuyishyura wabonye ko ari kufura bateye yijyanamo icyo ni ikimenyetso cy'uko ikipe itari tayari ngaho karuka kuri Rayon Sport rero iyi murera yanjye Rayon Sport ifite abakinnyi benshi bari hanze Rayon Sport yongeremo abakinnyi kuri derby bemerewe gukina sesengura Rayon Sport umukino wayo ariko nizere ko kubona umuntu witwa Pascal nkabona umuntu witwa Serumogo mu kibuga nizere ko ari mind game y'umutoza niba bahari oya abakinaga ku myanya yabo safite icyo kibazo reka nemere ko Richard ari suspend ibyo ndabyemera ariko nanone iyi ni imyitozo ya nyuma nk'uko APR yakoresheje abizakoresha kuri derby natwe twagombaga gukoresha abeza dufite abeza mufite bagiye kwizera hiyongeremo Rikau arahari ndetse n'umudefanseri abo bose bemerewe Rikau yemerewe gukina muri aka kanya akaba ataraza mu kibuga muri aka kanya avuga ko ikibazo agize ari iki nta myitozo arabona ihagije oya ariko ni umukinnyi w'umutitirere ni umukinnyi w'umusiniya ntabwo ngo AS Muhanga ntabwo ari ikipe isaba umukinnyi ngo ufite imyitozo iremereye mu mikino ibiri umutoza wanyamaze gutoza n'umutoza ubona gute oya nabonye azi gusoma umukino icya kabiri arimo arakina defanda akanataka byose ari kubikorera rimwe ni ukuvuga ngo icyo namaze cyo kubona cyo umukinnyi udafite igihaha muri Rayon Sport ndamukomeje igihe Rayon Sport izaba ifite abakinnyi buzuye urabona kabisa kompetisiyo y'igikombe wibishyira kure ni kuwa gatandatu nyewe urugendo rwanjye ndawutangira kuwa gatandatu kuko iyi ni imyitozo ya nyuma mwebwe nk'abakunzi ba Rayon Sport rero ugiye gufasha iki ubuyobozi haba ejo kuko Rayon Sport nta mwanya wo kwicara ahita usubira mu myitozo mwiteguye gute kuyitera ingabo mu bitugu ngo n'abakinnyi babone ko muhari ariko nanone abareba bikubita agashyi kuko Rayon Sport yo muri weekend ntabwo ari ukuntu nari nsanzwe mbimenyereye kiriya gice cyo hakurya nubwo bagihaye abanyeshuri ariko twibaze ngo abanyeshuri iyo batazaho abafana bajyaga baba bicaye hariya bagiye abareba ko nzi ko muguwe neza muri iyi minsi ikimenyetso kikaba ari ukuza kuri stade mukaba mutarimo kuza ese ibi ikimenyetso cy'uko mwishimiye ibiri gukorwa muri Rayon Sport turamenya ari iki Ferdinand muri bano bakinnyi urabona abakinnyi batatu bitwaye neza kurusha abandi ari abandi mbere na mbere umukinnyi Anthony Kitoga iminota yayikinye neza umukinnyi Tambwe Gruare yitwaye neza cyane ndetse navuga ko umukinnyi Asumani wahora ari wawundi ahora ari wawundi ubwo rero Serumogo nawe nk'umuntu utaherukaga mu kibuga navuga ko ntako atagize kuko yajya kuba ari umuntu ufite fiti yari kuduha ibirenze ibyo yaduhaye arabura fiti mbere na mbere abakinnyi bari muri Rayon Sport bose ntibahabwa amahirwe angana hanyuma uwo bazabona koko amahirwe bamuhaye atayakoresheje neza bazamujashinge cyangwa amushyire kuri benshi cyangwa amushyire hejuru mu bafana Rayon Sport ubona mu bijyanye na coaching staff ubona Rumama arahaguruka ndetse n'umutoza wa gatatu agahaguruka umutoza ntabigireho ikibazo urabona kabisa ino coaching staff igomba guhangana n'iya APR ubona yo itanangiye kuva kuri fitness yabo none coaching ya APR uravuga ko itanangiye kweli tuganiriye ikinyamupira tugiye ku mwanya ubona nta kibura muri APR ntabwo nkubeshye ave buriya ufashe ikipe ya APR ukayiha abatoza ukambika ubururu n'umweru yewe natsinze ngo Bugesera nayitsinze iranyishyura amatara agahita agenda nubwo bayazimya nka cana bushi ntabwo yamva mu nzara ijambo rimwe rero ku buyobozi bwa Rayon Sport
ubuyobozi bwa Rayon Sport bufite akazi katoroshye muri aya mezi 3 bayihaye, ariko nanone abafana mwikubita agashyi. Niba mwishimiye ubuyobozi buhari bigaragarira ku kibuga, ntabwo bigaragarira mu gikari, ntabwo bigaragarira mu ngo zacu. Nimuze dushyigikira ubuyobozi buhari, hanyuma noneho n'uzabasimbura akaza nawe azaboneka abareba bari mu mwuka mwiza, nta kindi. Abudara ni nkaho ari kubyina agenda, urabona bitazagira ikibazo kuba wenda bashobora kuzatorwa ubundi buyobozi nabwo bukaza bugashaka kubaka ibyabwo, cyangwa mwebwe ahubwo mwakwishimira ko Abudara yagumaho akarangizanya n'ino sezo. Ye navuze ko ntabwo ari Abudara uzakomeza kujya areberwa mu ndorerwamo y'icyuho gusa, y'inzibacyuho gusa. Ni Abudara ugomba guhabwa amahirwe nk'ay'abandi bahabwa, nawe akaza akayobora, agahabwa iyo myaka 4 tukareba icyo agomba kuduha. Ntibazajya bakomeza kumubona mu ndorerwamo yo kuyobora inzibacyuho gusa, babone ko yayobora ari titirere, akayobora Rayon Sport ari umuyobozi mukuru, nawe bakamugihe kingana n'icy'abandi, kuko n'abandi babaha igihe bikarangira batanakirangije. Bivuze ngo mwebwe cyangwa kuri we ku giti cyawe urumva ari umuyobozi ukwiye gukora rekirito maze akanakomezanya na ekipe. Erega Abudara uretse amarangamutima, Abudara ni umuntu wabaye mu nzego nyinshi. Kuyobora akarere amanda 2 imyaka 10, ukayobora Ferwasi inuza y'amagare, ishyirahamwe ry'amagare. Ntabwo ushobora guhabwa ubwo burenganzira cyangwa ngo uhabwe icyo cyizere batakikubonamo. Ntabwo ari ikintu uba ubahatisha, wowe ubwawe icyo cyizere uba ukifitiye. Ayo mahirwe rero nibayamuhe, kandi umurongo arimo n'uburyo ari koroganiza ibintu. Uyu munsi nawe nzi ko kwinjira muri stade bimusaba kuba yaguze tike. Faradi, reka ngushimire nko mu byo kuwa gatatu tuzicara noneho warebye abakinnyi bawe bagarutse tuganire kuri Murera. Iki cyumweru tugiye kwinjiramo ni icyumweru cy'igipimo ku bakinnyi bagomba gukina derby 11 banjye. Iki ni icyumweru cyo kubarinya ibisigaye. Kuwa gatandatu mu rugo rw'umugabo rimwe 2 3 aho itawezekana. Sawa sawa Faradi, nakatugushimire cyane.